muraho neza banje kubasoza cyane ni senta mugiye kwana muri iki kiganiro nkuko nababwiye mu kiganiro cy'ubushize uyu munsi tugiye kuganira ku cyamamare kazi ku isi yose amazina ye ni Lupita Nyongo tugiye kuganira kuri byinshi bijyanye n'ubuzima bwe ndetse tugiye kuganira kuri filime yagiye akina si uwo gusa turi buganireho ndababwira n'undi nyuma akoze nkuko tumaze kubibabwira tugiye kuganira ku cyamamare cyacu Lupita Nyongo. Lupita Nyongo yavukiye mu gihugu cya Mexico ariko akaba ari umunyakenya ku babyeyi be bombi. Lupita Nyongo akaba afite abavandimwe babiri, umwe akaba yitwa Pita Nyongo undi akaba yitwa Speranza Nyongo. Lupita Nyongo rero akaba avuka mu muryango ukaze. Umwe mu babyeyi we ise umubyara akaba yarigeze kuba minister ndetse aza no kuba na senateur. Lupita Nyongo akaba avuga indimi nyinshi zigiye zitandukanye harimo English, Spanish ndetse na zimwe mu ndimi zo mu gihugu cyabo ariyo Kiswahili na Luo. Lupita Nyongo yize ku bigo byiza cyane akaba yarize mu mashuri akazi ndetse anakomeye ku rwego rw'isi. Akaba yarize muri Hampshire College ndetse na Yale University n'amashuri azwi cyane ku rwego rw'isi. Akaba yarakitumuzi ku mafilime menshi agiye atandukanye ndetse yamamaye ku rwego rw'isi. Filime harimo izitwa Queen of Kwate yasohotse mu mwaka wa 2016 ndetse yakinye na Star Wars nayo murayizi cyane yasohotse mu mwaka wa 2017 ndetse n'indi filime mwese mwakunze benshi ndetse yamamaye ku rwego rw'isi ariyo bita Black Panther benshi muyizi kuri Wakanda yasohotse mu mwaka wa 2018. Lupita Nyongo akunze kwita ko ari umunyamexico Kenya kubera ko yavukiye muri Mexico ariko ubwenegihugu bwe akaba ari muri Kenya. Ndetse Lupita Nyongo akaba ari umwe mu baherwe kazi muri Afrika mu bijyanye na sinema ndetse kuri konti ye akaba harirwa amafaranga miliyoni 10 z'amadolari ndetse zirenga. Lupita Nyongo mu mwaka wa 2014 akaba yaratsindiye igihembo cyiza cyane gihabwa umwactress wakoze cyane ndetse wakinye mu wigaragaje cyane aricyo bita Oscar Award. Si ibyo gusa Lupita Nyongo akaba yarigeze kuza muri top 10 y'abagore ku isi yose bakurura abagabo ndetse anatwara niyo award. Si ibyo gusa Lupita Nyongo akaba afite indi filime nshyashya nziza cyane iri kubica bigacika hano hanze ku isi yose ariyo bita 355. Tugiye kubagezaho undi mukinnyi w'icyamamare ndetse nawe akaba ari icyamamare ku isi yose ariwe bita Queen Sono. Murakoze cyane. Turagarutse turacyari kumwe mu kiganiro cyacu ndetse mbibutse ko turacyahereye kuri hotel nziza cyane ariyo bita One Click Hotel ikaba iherereye hano mu Kiyovu. Tukaba tugiye kuganira kuri cya cyamamare nkuko narimaze kubibabwira amazina yabo akaba bamwita Queen Sono ariko amazina ye nyakuri akaba yitwa Peru Tusi. Queen Sono akaba yaravukiye muri South Africa ndetse akaba ari naho atuye. Yavutse mu mwaka wa 1988 mu kwezi kwa gatanu tariki 13. Queen Sono akaba yarize ku kigo cyiza cyane ndetse kizwi ku rwego rw'isi aricyo Penn Girls High School. Queen Sono usibye kuba akina sinema akaba no mu buzima bwe busanzwe ari umunyamideli. Si ibyo gusa agira n'ikiganiro atanga kuri televiziyo ndetse na radio kijyanye n'abanyamideli ndetse n'uburyo bayiteza imbere. Nkuko nabibabwiye Queen Sono ni ikirangirire muri sinema ndetse no ku isi yose. Yagiye akina filime zigiye zitandukanye ariyo bita Fistful of Avengers mu mwaka yayikinye mu mwaka wa 2022. Si yo gusa yakinye indi filime bita Catching Feeling yasohotse mu mwaka wa 2017 ariko muvite umuziho twese ndetse yamamaye ndetse
akamamara ndetse no ku isi yose ni movie yakinye yitwa Queen Sono. Gusa tubibutse ko Queen Sono ntago ariyo mazina ye bwite, amazina ye bwite ni Pertusi. Ndetse turanabararikira kuzakurikirana ibindi biganiro bizakurikiraho nyuma. Guys, mwibuke gukanda subscribe ndetse na like. Murakoze cyane.